nibyo koko ni umutagatifu ukomeye. Abatagatifu mu buryo busanzwe nubwo bose aba abatagatifu imbere y'Imana tukabiyambaza, ariko bari mu byiciro bitandukanye. Ni ukuvuga rero hano mu gihugu cy'Ubutaliyani hari abatagatifu navuga kugeza uyu munsi batatu bakomeye, ubona iyo babavuze ubuzima bw'abemera hano Kristo n'umuntu utajya mu kiliziya iyo bavuze uwo mutagatifu rwose uyu munsi wageze usanga mwiyambaza kandi atajya kandagira no mu kiliziya. Bikwereka ubukomere bw'umutagatifu. Muri abo rero harimo Padre Pio, akabamo mutagatifu Rita, akabamo na mutagatifu Anoni wa Padua. Mutagatifu Anoni wa Padua akaba azwi cyane, ngewe ndibuka nyiri n'umwana watakazaga nk'ikaramu wagiye ku ishuri bakavuga ngo bwira Anoni wa Padua ubimubwire uri bubone ikaramu yawe. Ni ukuvuga ngo mutagatifu Anoni wa Padua azwi nk'umutagatifu usubiza ibyo abantu batakaje. Gutakaza umuntu atakaza iki? Gutakaza nacyo ni ukureba icyo ari cyo. Uyu mutagatifu ni uko ngo dutakaza ibintu byinshi. Hari igihe tuvuze ibyo twatakaje umuntu ashobora gutekereza ibintu bifatika. Ibintu bifatika ntabwo ariko bimeze, si byo gusa, ahubwo ushobora gutakaza amahoro mu rugo rwawe, nta mahoro ufite kandi warayahoranye. Ushobora gutakaza wari umuhanga mu ishuri neza ukajya kubona ibintu bigeze ahantu biriborotse biribariye neza ukibaza uyu muntu ni wa wundi twari tuzi byagenze gute? Icyo gihe ni ukuvuga ngo umuntu atakaza ibintu bifatika n'ibidafatika. Akaba rero uyu mutagatifu yaragiye aherekeza abemera muri kiliziya, dore ko yavukiye muri Portugal mu mwaka w'1995. akaba ari umwe mu batagatifu bitwa abahanga ba kiliziya, akaba ari umwe mu bamonaki ndetse ba mutagatifu Augustine, nk'uko papa uyu munsi dufite Leon wa 14 ni umwagustiniyani. ni ukuvuga ngo n'uyu Anoni wa Padua yari umwagustiniyani mu ntangiriro, nubwo mbere nyuma yaje guhindura umuryango kubera impamvu nazo zari zihariye, aza kujya mu Bafransisikani, ariko yahindura umuryango nataranawuhindura ahabera mutagatifu. Yagiye akora ibitangaza byinshi cyane, kandi n'uyu munsi abemera bamwiyambaje batakaje ibintu bitandukanye rwose. Mukibuka ko kugira ngo bibone nanone hari igihe umuntu avuga, hari umuntu twaganira bavuga ko padiri maze kubwira none wa Padua inshuro nyinshi ibintu byanjye natakaje ndabiko. Ni ukwibuka ya magambo mutagatifu Augustine atubwira. Mutagatifu Augustine atubwira ngo gusaba uburyo butatu: autumari, autumara na autumari. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gusaba Imana ikintu uba umeze gute, usenga usaba gute. Hari igihe twibwira ngo ibyo turi gusaba bifite akamaro, ariko siko tubironka. Hari igihe dusaba ibitadufite akamaro, Imana ntiriduye kubera ko bidafite akamaro. Ushobora no gusaba nawe ubwawe mu mutima utari intungane, udatunganye, ugasaba ibintu ukabura kubera ko uri gusaba udatunganye. Aho rero ni ukugira ngo dushishikarize abantu mbere yuko bagira icyo basaba bajye babanza nanone biyeze, nk'uko twabivuga. Uvuga uti ndi gusaba ariko ngewe ubwanjye mpagaze gute imbere y'Imana? Ese icyo ndi gusaba kiramara iki, gifite iki abandi bagenzi banjye? Urakoze. Iyi baruwa nanjye nayibonye, iyi baruwa ishimishije, iyi baruwa nziza. Mbere na mbere iyi baruwa umuntu yakwibaza ati kubera icyo yandikiwe. Iyi baruwa ni ukwibutsa ko Karidinali Anoni Karidinali Kambanda ni umwe mu bafasha papa, mu bafite ubutumwa, bahamagariwe ubutumwa butandukanye bwihariye hano i Vatikani nk'umukaridinali. Abakaridinali rero mwabonye ejo bundi haba amatora ya papa, abatoye ni 135. Uburyo rero hagati yabo iyo hagize umuntu ugira umunsi mukuru, ubwo butumwa buramenyerewe koherereza umwe mu bakaridinali bizihije umunsi mukuru. Muri abaruwa igice cya mbere hariho ubutumwa bwa Papa Leon wa 14. Papa yenda abakristo bahita bamwumva. Agakurikiraho ubutumwa bwa Karidinali Parolin. Karidinali Parolin ni sekreteri wa leta ya Vatikani. Sekreteri wa leta ya Vatikani ni muntu ki? Ni nkuko mu magambo kugira ngo abantu babyumve neza, ni nk'umuntu wungirije papa mu buryo bw'umuyobozi bwa leta ya Vatikani. Nubwo mu matora ya papa yenda abantu bumvaga uriya Kamererenge bakumva Karidinali Batiste wari ushinzwe duwayoba Karidinali, ariko iyo tugiye mu buryo bwo kuyobora busanzwe leta ya Vatikani, ubundi nomero ya kabiri kuri papa no witwa sekreteri wa leta ya Vatikani, ari uyu nguyu nyine Karidinali
Pietro Parolini w'umutaliyani. Urumva rero ko mu ibiro papa akoreramo hano i Vatikani byegeranye neza n'ibiro bya secretary, donc ni nkaho yaba ari visi, tuvuze mu magambo nka visi niwe ukurikirana ibyo byose byerekeranye n'ubuyobozi, akaba ari nawe noneho secretary wa leta ya Vatikani wa Cardinal Parolini, ni nkawe nanone ukurikirana ukorana n'uhagarariye hano musenyeri ushinzwe ibiro bya papa ku isi yose mu bihugu bitandukanye birimo ibiro bya papa. Kwandika ubutumwa nk'ubu rero ni ukumwereka ko bamuri bugufi mu isengesho, nawe bikamutera imbaraga, ndetse ndatekereza ntashidikanya ko n'abakristo batandukanye hirya no hino bamwohereje ubutumwa. Kubihuza rero n'uyu mutagatifu, ngenda byibuka Cardinal Kambanda cy'umunyakibanda yajyaga amutwiraho atubwira cyane cyane aca umurongo ko ari umutagatifu iyo tumubwiye akunda gusubiza ibintu twatakaje. Kuba rero yaramuhisemo, icyo ni ikintu cy'ingenzi. Uyu Anoni wa Padua yari umuhanga cyane mu bya kiliziya mu nyigisho. Ndagira ngo mbibutse ko igihe yahinduye umuryango w'abayayimana yaravuye mu nyine mu Augustiniani, aza kubona abamisiyoneri b'abafransiskani bagiye gukora ubutumwa, baza kuhagira ibibazo ndetse bamwe baranapfa. Nyuma yaho aza gufata umwanzuro wo gushaka nko kuziba icyuho, yinjira mu bafransiskani. Uyu Anoni wa Padua yahuye na Mutagatifu Francisco wasize hano mu Butaliyani. Amaze guhura nawe rero bamuha akazi ko gukora mu gikoni. Abihaye Imana bakunda gukora ubutumwa nk'ubwo, bakaba baguha akazi koroheje ukaba wagira ngo baragusura. Nyuma yaho noneho bamaze kumuha ako kazi, nibwo baje kumutumaho bamutunga ati ngwino utanga umwiherero. Anoni wa Padua arigisha abantu, barumirwa cyane. Bavuga umuntu n'ubundi wakoraga mu gikoni bihindutse biti. Nibwo rero Anoni wa Padua akimara kwigisha abantu bakemera, akabona rwose ari gukorerwamo n'imbaraga zidasanzwe, nibwo abantu hirya no hino batangiye kumutumira no mu makaminuza kugira ngo atange inyigisho zitandukanye. Abo umuhanga rero bigera nawo afata uwo mwanya wo kwitwa abereye mutagatifu, kuba umuhanga wa kiliziya. Rero ni Padiri Domenico Savio Mundere, umupadiri w'umunyarwanda ubi Roma mu Butaliyani. Yavugaga rero ku ibaruwa leta ya Vatikani yageneye nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda kuri uyu munsi wa tariki ya 13 Kamena, Kiliziya ihimbaza mutagatifu Antoine wa Padua.